igicana agacano. Agacano. Ni esa agacano ni iki gisobanura iki? Ahubwo se iwe ufite cano irenze. Ko bamufunga nk'afunga umuryango. Yitondemo kabisa. Nabyitondemo kamera ntisuma. Ni nk'umuntu wagutunga imbunda akakurasa. Yes. Kamera ntago ari ikintu cyo gukinira uko wiboneye n'umwana we abazabyara bazabibona. Bazabona ukuntu nyirakuru yari inshinzi. Kamwita inshinzi kuko ni nayo. Ibyo akora ntago bikwiye. Nisubireho kabisa kuko ngewe ntago ndinjije yo kwirirwa nza kumutuka ngo nturutse nkuko abivuga ariko nimba ari umuntu wumva ntago mvuze izina ryiwe ariko iyo batereye ibuye mu bibwana byinshi ikibweshaguye nicyo baba bahamije atuze nimba afite ukuri koko w'ibintu bari kuvuga. Yes. Nacisha make azumvikana kandi ikibazo kizumvikana. Ntareke gupapa kazi. Bya nagari by'abasirimu pe. Nanwe n'iby'abantu bafite ubumenyi. Nacishe make bizumvikana ibyiwe. Ariko kwicara ugatuka umuntu kuruta iyo discipline nayo. Nina bya bindi navuze ngo uburere buruta ubuvuke. Ntabwo nta muntu uzamuhamagara kuri cano yibaza ko yirwa tukana hanze kandi gutera imbere discipline nayo nicyo kintu kibanza. Papa Plus TV. Murakaza neza, iyi ni Papa Plus TV, tubanje kubasuhuza abakunzi bacu aho muri hose. Murabona yuko dufite umutumirwa ariko mbere yuko agira icyo avuga cyangwa ngo baramutse reka tubanze tubashimire inkunga mukomeje gutanga kuri Papa Plus TV mugakomeza kudukurikirana umunota ku wundi kandi turabashimira cyane kandi mukomeze mushyiremo n'imbaraga mukomeze mukoreshe ya subscribe na comment n'ingenzi. Reka tubanze twakire umutumirwa wacu adusuhuze nta byo kwivuga murabona yuko dushaka baramutse. Tuguhaye ikaze. Murabona yuko abashuhuje kandi ngarabakunda cyane abi Papa Plus TV nkuko bisanzwe. Data urabona yuko hano bikomeje gucicikana hanze hano umuntu ukomeje kugenda asebya abantu yandarika abakozi b'Imana kandi mu buryo budakwiye mu buryo budasobanutse akagira ati njyewe ndumwana wishyuriwe ku buntu utari ufite ubushobozi ati nacuruzaga intoryi. Uwo yavugaga n'umubyeyi wazicuruzaga akomeje kubangamira abantu hano hanze kandi si ibintu byiza kandi n'umuntu w'umumama afite umwana. Ese uburere arimo aho umwana we bw'ejo hazaza ni buhe? Tuguhaye ikaze. Okay, buriya yavuga ngo uwibahetse abayigisha uri mu mugongo. Yes. Buriya ibintu byose mwaba mumubwira cyangwa ibyo yababona abantu bamubwira abona ari ibintu bavuga bamukora mu jisho ajya banga umwana murizi nakurwo rutozi avuga ati baramenyera bagira gute ariko buri ingaruka nyuma niwe zizaza. Yes. Arimo ararera kandi aracyabyara aracyari muto cyane. Icyo namubwira rero areke kwirirwa yigira karakajye ntawe utafungura cano ntawe utashobora kuvuga yigize imvuzi. Yes. Ari abazamukekesha one day. Bivuze ngo atuze ashyira umupira hasi areke kuwukinira mu kirere kuko si indege kabisa. Tukiraherutse kuvuga ngo igicano agacano. Ni esa agacano ni iki bisobanura iki? Ahubwo se iwe ufite cano irenze. Ko bamufunga nk'afunga umuryango. Kandi ntufunguke. Baramufunga ubuse umuntu ufite agacano yes dufite agacano gaciriritse. Yes. Ariko nawe uratwambika ipingu ngo bigere naho bijya kuri social media ngo tuwasebere. Iwe baramufunga agasaba imbabazi agatakaza n'amafaranga menshi. Ayo mafaranga twebwe turayinjiza ariko ntituyatakaza. Yes. Dusaba imbabazi. Sinzi impamvu rero agacano gaciriritse. Ayo yabonye yose ko yashyize muri gereza. Kugira ngo bamufungure. Akayatanga yarangiza akavuga ngo bamufunge. Kuba ushaka ko bagufunga kuki uyatanga?
si bwa bwenge se. ese ari guhesha ikihe cyubahiro umubyeyi we urimo wiruka ajya gusaba imbabazi mu mihana mu misozi? icyo ni icyubahiro arimo nk'umubyeyi cyangwa ari kumusebya? hajya ngo uburere buruta ubuvuke. umubyeyi uranuze imvune yagize mu kumurera, ariko ibi byose yabibona akavuga ati navunikiraga iki. yandi umubyeyi avuga ati yaba ntarakubyaye, yaba narakubyaye ahubwo nkagira amafaranga nkagura imodoka ikayinjyana mu kazi, ariko nubeho. umubyeyi araregereta hejuru y'ikintu umwana akora. ariko iyo abona Yesu tuba dushobora gutwika nawe utabishobora, nawe arusha taye nziza, dore ko areshya afite n'uburebure budasobanutse, aha afite n'isura nyine ngo n'ibiraso byiza. ajya avuga ngo warya ngo nukabwira ngo umuntu ngo ni mubi, ubu mukomerekeje ngo umubwira ko afite ubwiza ngo udakunda, afite n'ubwiza njye ntemera pe. rero agenda tuze turi mu isi kandi ibi bintu bya social media nabyitondemo kabisa. nabyitondemo kamera nk'isumo. ni nk'umuntu wagutunga imbunda akakurasa. kamera ntabwo ari ikintu cyo gukinira uko wiboneye, n'umwana we aba azabyara bazabibona, bazabona ukuntu nyirakuru yari inshinzi, kamwita inshinzi kuko ni nayo. ibyo akora ntabwo bikwiye, niyisubireho kabisa, kuko njyewe ntago ndinjije yo kwirirwa nza kumutuka ngo nturutse nk'uko abivuga, ariko nimba ari umuntu wumva, ntago mvuze izina ryiwe, ariko iyo batereye ibuye mu bibwana byinshi, ikibweshaguye nicyo baba bahamije. rero njye nditeguye kunsubiza kwiwe, nditeguye ariyizi. ubu tuvugana nk'uko uvuze ngo yahindutse inzugi zifungwa cyangwa amaze kumenyera kuba yajya muri gereza, ubu tuvugana amaze kwaprodinga ikiganiro gisaba imbabazi, avuga ngo uwo nabeshyeye ko yishe umuntu ambabarire, naramubeshyeye, ariyo bita ya mfura y'ikasarani yamujyanye bamushyira mwa rwa rugi rudafungurwa, agatanga n'izo faranga zose yagiye atanga. ubu tuvugana nta n'iminota 10 irashira avuze ngo ambabarire. ese iyi mu mbabarire yirirwa asebya abantu ngo bisha abantu, yirirwa asebya abantu ngo bafashe ku ngufu, yirirwa asebya abantu impande zose, yirirwa asebya abantu igisaza, umusaza wamunyuzemo neza aramubirandura, amugira ibyo yishakiye, ajya hari amushopingira intebe yirirwa yicayemo, arizo yirirwa recordingiramo bamukamereramo. umusaza ngo ni umuhemu, ngo ni umubeshyi, amutuka ibintu, ngo yarafunzwe mu Rwanda. ni wamufunze. so ufite ibyo bimenyetso, nituvuga amakuru yawe tukavuga ati se kwimuna bangu umuntu yarafunzwe, niba wari ukuriye inkiko cyangwa niba wari ukuriye gereza zigaragaza ko umuntu yarafunzwe afite ibyo bimenyetso, ese abo bantu bose arimo abeshyera afite ibimenyetso byarimo atangaza? reka twemere ko avugisha ukuri, ariko uvugisha ukuri ntabwo avuga kuriye, uvuga witonze, urumvikana, ureke gusara. bajya ngo ukora ibyazi nta papa. rero nimba warizwa ari kuvugisha ukuri, navuge mu cyubahiro, muri discipline, guhagarara agatuka umupasiteri, agatuka n'abarakwinjira mu miryango y'abandi yafashwe ku ngufu, yigeze umuvugizi nkandi. hano ari ababishinzwe babikora, ntabwo ari cano yo yabikemura gusa, urumva. rero kwirirwa agenda akirwa asebya abantu, ababyeyi bamukuriye, abapasiteri, nabo navuze, ntabwo nshaka kwinjira mu bintu bye kuko ari hasi cyane, ari hasi nk'umucanga umenwe mweka, ubenuwe mwekamye cyane. rero natuze, nimba afite ukuri koko bw'ibintu bari kuvuga, nacisha make azumvikana, kandi ikibazo kizumvikana. ntareke gupapa kahise. bya ntabwo ari iby'abasirimu pe, ntabwo ari n'iby'abantu bafite ubumenyi. nacishe make
bizumvikana ibyiwe ariko kwicara ugatuka umuntu ukuruta iyo discipline nayo na bya bindi navuze ngo uburere buruta ubuvuke ntabwo ngiye nta muntu uzamuhamagara kuri cano yibaza ko yirwa tukana hanze kandi gutera imbere discipline nayo nicyo kintu kibanza ntabwo wakubaka urugo rwiza nta discipline ntabwo wabana n'abantu neza nta discipline ntabwo wabana n'abana bawe neza abana bawe wabigisha iki nta discipline ugira kivuye cyangwa se urambwira ngo nubwo ambeshya ngo afite umwana umwe mbeshya ngo afite umwana umwe uwo mwana umwe abona ari uwe musaruro bamuha umwana azakura nawe yifata uko ashaka umusaza namukandagiye bari muri matatu kimistake ahita avuga ngo wambwa hamutuke kuko nibyo yumva kuri nyina rero ni ibyo bintu si umwana we gusa n'abanyamurenge dufite abana benshi bakeneye uburere umwana asigaye akura generation tugezemo dusigaye tubagura amafone ari bato ntabwo azabona ikiganiro kiwe ngo areke kugira amatsiko yirebere ibyo bitutsi nabyumvamo ejo n'ejo bundi nawe azakora se mu maso amubwira ati wakagabo we kuko ari byo yumva uriya mukobwa abwira abapasiteri abita utuntu turaho akamutuka gato njyewe none ikintu cyanangaje ni ukuntu yifata akinjira mu muryango w'umuntu akinjira neza n'indani akaza akayivuga kuri televiziyo biriya bintu ariko ushobora gusanga abantu bashobora kuba bagaburira yirirwa bavuga ku mateleviziyo buriya ahari abagaburira ahubwo se we yifashije iki ntacyo uriya mugabo wari ugiye kumushaka yariye amafaranga agatakaza amatike y'indege yamwishyuriraga inzu yamwishyuriraga inzu nta kintu yari abuze arifata aramutuka ubuse ntihahandi urera ipusi hari ntoya yaba impyisi ikakumira urumva nawe nicyo kintu yashatse kugaragaza yaramufashije umukobwa akajya yirirwa ari mu bisirimba asenga akora iki ewana na stress z'akazi none ubu ngubu baranamutenze mu ikanisa ahubwo iyo batamutengana ari kujya gukomplayininga cyane rwose ngo arimo arakora ubuvugizi bw'abakobwa ngo bafatwa ku ngufu ahubwo se we ageze n'icyo ashinzwe n'icyo ashinzwe cyo gukora ubuvugizi bw'abantu ukora ubuvugizi abasobanutse kandi ntabukora atukana nabanza ajye ku ishuri yiga amategeko y'uburyo abantu bavuga bafite discipline narangiza nagende yicare ku ntebe y'ishuri yige yitonze nafata fresh akazi bazakamuye bitwaye iki kandi yaravuze ngo nubwo bagira gute ntazabireka azavugira abana ngo azayafasha abana batishoboye ngo nangiza akora ubuvugizi ku bamama bagirirwa nabi n'abana bafashe se amafaranga ari kujya kubafashisha nayahe kuko ari kuyamarira muri gereza avuga ngo ni bamubabarire ntazongera gutukana tukiri aho abo ni haba ari umukire akaba ari amafaranga amusumbuwe amafaranga cyakora baravuze ngo n'ibigoryi ngo nabyo bigira amafaranga ntabwo ari amafaranga nta mafaranga afite ntabwo ari amafaranga ahubwo buriya n'ubu kandeke gutukana kambyita ubumenyi buke tukiri aho ngaho ese ntiyaba ari umuntu barezwe cyane akaba afite uburere buhambaye bikaba aribyo bituma arimo basabira abakobwa basabira ubufasha uburere bugenda gute ubwo ntiyaba afite uburere buhambaye yaba yarahawe n'ababyeyi cyangwa yarahawe n'aho yize reka nta burere warabubona arabishobora ko ashobora kuba arabufite wenda ahari oya ufite uburere niyo atakuvugisha ubibona bajya bavuga ngo ni mu irinukiriza ngo mbere babihumbura cyangwa binuka ubwo we birahumura cyangwa biranuka ngateye neza data we imiterere nituyivuzeho ngo ni mwiza nazajya no kubyara umwana uteye nawe dore ko nkiri muto ahubwo
nta bumenyi nta burere afite bwo kuvuga ngo afite uburere burenze. Twese dufite uburere, ariko kujya kwicara kuri televiziyo emunshe ukavuga ugatunga urutoki umugabo uruta cyo urimo uramutuka. Ni ikibazo gikomeye. Nta burere burenze mbona. Ni ikibazo giteye ubwoba ahubwo, giteye ubwoba. Nihe nama wamugira? Inama namugira, umugore ukiri muto aracyafite byinshi byo gukora n'ibyo kwiga. Agenda ace bugufi. Gutera imbere ntago ari ugusakuza, kandi uwicishije bugufi niwe ugera kuri byinshi. Kwifata ugatunga urutoki umuntu mukuru kuruta ni imivumo uba wikururira. Kandi nutanga iyo justice ku bakobwa mugani wiwe aca bugufi akabikora atuje. Buri muntu wese akavuga ati nyewe uriya mwana ari kuvuga ukuri, reka turebe uko tumufasha. Ubwo bushobozi ntabwo afite, ariko arahagurutse, ahagaze manga aravuze. Ese twebwe nk'abanyamurenge, nk'abagabo bakuru tungana gutya n'abamama tungana gutya, kuki tutakumva ibyo avuga tukareba ukuntu tubikemura? Yavuze neza, ashimwe, yavuze neza cyane, bamwegera kabisa, ariko ntareke biriya bintu naho bizamugeza, naho bizamugeza kabisa. Ye nama namugira rwose, nagende yitonde, kuko naho uzabwira ageze. Areke n'agacano k'abandi, nareke n'agacano k'abandi, ikatazatuma bafukuzwa. Usuye no kuvuga ngo agacano, yego iyo wirafatika, ariko nareke gusuzugura umuntu wese uhari wese abonye ngo uwo abonye wese ashote, kuko nagaze ejo n'ejo bundi ngo nduzamufasha. Ariko ngo tani bikoresha afite amakuru arahari, ese yasuye ako gacano ngakarore. Ibyo biramureba, ariko nagenda tuze ashyira umupira hasi, twese turi mu kibuga, cyangwa twese umupira tuwushyire mu kirere cyane rwose, tukopa mu noneho ari igihe ngiye mubwiye, nadacisha make nubwo bufaranga yirirwa atanga bw'ubusa ngo bamubabarire, hari igihe azayiheramo. Simbivuze ndaho, hari igihe azayiheramo nadatuza. Reka kugira ngo kuko ufite ibyo burimo, uri umunyabusiness, tugere tukubohore, kandi twishimiye uburyo waje kutwitaba, kandi twishimiye uburyo cyumuhaye message. Nimba hari ikintu cyanyuma wamubwira wakimubwira, nimba ntacyo tugasoza. Reka rero ngiye mubwire, kuba nje nkakubwira gutya ntago nkwanze, nta n'icyo mpfa nawe, ariko please iyubahe natwe twubahe. Turi abana b'abakobwa, kuri ugenda ushira isoni, niko bumva ko yuko natwe tuba mu mahanga dusigaye dushira isoni. Gira umuco, umuco niwo uturanga mu bana b'abanyamurenge. Nta mukobwa w'umunyamurenge uvuga ubusa, nta mukobwa w'umunyamurenge witukisha. Iyubahe natwe twubahisha. Okay, urakoze cyane. Yego, kandi tunagushimira uburyo twitabiriye, kandi abakurikirana Papa Plus TV dukomeje kubashimira, kandi hari inkuru tuzagenda tubazana zigiye zitandukanye zigihishwa ariko zigiye guhishurwa, twazitaza abatangaza amakuru, abatangazaji. Tutibagiwe n'uwafashe wa 13 nawe azamenyekana, arabyumva ariyizi, ndashaka kubyibagirwa, kandi nabakomeje gukora ibyihishe n'ubirajya ahishuwe, bizamenyekana nabyo. Kandi dushimira komeje kudukurikirana, wakoze kuza kwitaba, wagize neza badukurikiranye. Ciao ciao.